musigaye muza mukiga igifaransa genzi igiye kuba n'ishuri mwayihaye amashyi genzi ukuntu bisobanura ni gereza nkuru urumva yazaza izaza wewe urimo uravuga ahantu bagenda kudutaro kandi tuba twavuye Nyarubuye ubu urumva we nta dutaruzi kandi kwabwira ngo nzajya mwigira igifaransa hano ntabwo muzajya mumera nk'aba Gen Z ni Generation Z. En français c'est Génération ZR. Oya Z ni ngwiki mu gifaransa baca na Z ba mu gifaransa ni zuko Z ari mu gifaransa ari ntayubuze oya ni Generation Z izi ivuga zinkutsuki geda ni brayi urumva ntabwo mwize karate zinkutsuki urumva wewe wayize mu Kinyarwanda ari boro twakinaga turi mu ishuri nyine igikoma cyatinze gushya mukifasha tagurita mukavuga ngo kitchen baranzi urumva kitchen ni waga ari icyo gikoma kitchen baranzi eze ninde ukuzi ukahita uvuga amazina y'abakwikwi Rukunda ranzi baranzi Abimana ranzi baranzi ntago yizi none nazazingutsuki zabaga muri icyo gikoma tsuki ntago mani tsuki ntago ari ingumi mu mutwe la tete barabyize la tetereze pore reje nureme ntago mwabyize ma ibo ntago mubyibuka mwebwe la tetereze pore ntago mubyibuka bisere ntago mwize ma bahera hagati la tetereze pore muraza kumenya Francais tujye kwakira Muhinde amaze kubaka izina hano yaje muri Gen Z ari mugufi none nta cyahindutse kandi buri show arahembwa nukuvuga ngo hari umugani baca mu gifaransa ngo kene risque rien n'ariye bisobanuye ngo wariye niba wagize ute wariye ntago muzi Francais je connais sha gifaransa ntago cyambaniye wangu sha kuba bambwira ngo je t'adore nkababwira ngo nanjye niho ngiye je inkuru ntago ndayimenyera mani bambwira ngo je t'adore tugiye ku madoro twari twese umva kamubwiye kari hagiye Fali je t'adore nanjye niho ngiye none n'ubu disi yabaye mwiza nanjye ndi muri doro ndaho ngaho sha ntacyo ariko je vous en prie ndabizi ntabyo mwumvisha umugabo uri guseka igifaransa twariganye mwa ubwo zuzetse iki umuntu twiganye ari guseka igifaransa ko ntacyo twize yagikuye he twigeze kwiga umwandiko witwa la moisson diri bisobanuye ngo ubureso bisobanuye ngo umusoro w'umuceri la moisson diri ntago umwandiko ntago muzi la moisson diri ejo bundi nagiye muri shongo yitwa ngo karavani dirire navuga ngo twaje muri karavani dirire numva nago babyumvishije kumbe ngo ni karavani dirire nimba ari dirire ubundi igifaransa kugira ngo kivuge neza bisaba ko haraturi ikimoteri cyangwa ruhurura kuko kibamo ibintu bya kandi gifitanye isano n'Ikinyarwanda ko buriya iyo uvuze ngo ndakwiyamye n'Ikinyarwanda ni Igifaransa
ese mu kinyarwanda ibamo asikigariwe ryo ni ringara asikigariwe akandi kajambo tujya dukoresha aho ni agashinwa aho wibitekerezaho nta bigo bisaba ubwenge nutekereza nta kintu uri bubone ahubwo hari ka arewe asikiwe kayeguye ahubwo ako ngako ko nagaturikiye. Ladies and gentlemen, put your hands together for Muhinde. Muhinde, murebe hasi ni mureba hejuru ntago muri umubone. Nyamugufi. Nuko mubigenje se. Ndi na mugufi ndamaze. Baranyibye. Ejo ndi baranyibye bamfatiye mu muhanda. Babonaga ari umuzigo. Banyibye phone. Ako nahise ngura indi burani sawa. Naguze satini. Irihe? Ntago ari bisa. Naguze iPhone satini. Irihe? Seko mpamagara muragira ngo kuko yiseka iyo phone yawe ikora imirimo ingahe? Ikora umwe. Iyanjye ikora ibiri. Hari n'igihe nyifunguza fanta. Nge iyi phone iyo mfoto y'abantu nanjye nyizamo. Yaramenze none yafasha oya mfashe zitaragaruka phone ikiri gukora. Wamaye ikofi. Nsaba ubufasha. Vuge nimero. Mwakanza akanyenyeri. Ako wanza ni icupa rireshya nanjye aho ngaho. Urabona batamaye amafaranga. Mama kabanga. Muzi ko mu rugo ari nge muremure. 079 mbe ndetse ndaba ndetse none iyi phone hari n'indi nasize mu rugo buriye nayimeze gutyo ubwo murakuba kabiri. Iyi phone nayiguze 6 ako narakatuzaga bakambwira ngo nibakuraho pochette ndabaha 5. Pochette niyo yamenze. Iyi phone ifite fingerprint ariko ikora iyo nakuyemo batiri. Oya ndayigura. Message ziri kuza. Abanza nyifungure. Melissa ngo yagiye muri bisi nicare hasi se ngamagura kore hasi nk'abandi bana sha. Uyu munsi nateze umumotari mugufi. Twagendaga bakansifura nyicayeho ngo ngwino utware n'uyu. Noneho twageze muri ambutiyaje arambwira ngo nimukandagirire hasi. Ziri gukora
nimero nyisubiremo ngiye no kujya ku ishuri nasize gaze yarashize 079 mwabisoje asigaye mu ntoki ejo ndi nari twabwiye ko mu rugo ari njye muremure iyo nahari amatara nyine ntibayamanika ejo bundi naganiriye na papa ndamubaza ati se nzaba muremure arambwira ngo icyo uzaba muragendana nigeze gushyiraho direde nahise nkaraga umusatsi nyine nahise nzikuraho abantu bandeberaga kure bakambwira ngo ufunga izo rasi uzita gutega Franco umunsi wazanye n'abakobwa barebare aho ntacyo mba mfata uzandeme nta magufu ufite Franco yanjyanye muri fashion nabonaga ibamo amafaranga nyine ndamwegera mbwira ati nta kuntu wandwanaho twaragiye noneho mbura umwanya nyine tubura aho twisanga yambwira ati reka niba gutwara nk'ishakoshi tayi yanjye isigaye yinjiza muri ya nyuma mfungera se naje gutereta umukobwa muremure nk'uyu nguyu wazanye Sandrine ko yankunda ibintu bigufi najya mvuga Sando ka Sando siko sawa naje gutereta umukobwa muremure nyine ntabwo yari proud yataye yajyaga abwira abashuti be ngakundana n'umujama muremure ndamusanga ati nanjye ugomba kumpostinga birangira byemeye ashyiraho ifoto turi kumwe ndebye muri komenti numva zose zaje zimufelicita ngo bagutereye ibi mugufi